nifuza kujya kure yawe Yesu, ntago nifuza kujya kure yawe. Ni wowe wandemye wemeye ko mbaho, niyo mpamvu nkuragije ibyanjye, niyo mpamvu nkwikomejeho, kuko ntagufite ntacyo naba mfite. Ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje, kuko iyo nsomye inkuru zawe ndaryoherwa, iyo nsomye uko wavutse, nkasoma misiyo yakuzanye ku isi, numva ndushijeho kukumva neza neza, nkakumva nkagendana nawe. Ndi hano rero ndi iwanjye mu rugo, ndi gusoma Bibiliya, ariko nyine Yesu ndakwinginze nzi kubera hose icyarimwe, ntukande kure, ukomeze umbere umwigisha, kuko n'ubundi misiyo yakuzanye ni ukwigisha. Wabaye umwigisha mwiza, wigisha abigishwa bawe, nanjye rero ukomeze unyigishe, ntunde kure, umbeho, ineza yawe imbeho, ubuntu bwawe bumbeho, byose ni mu izina ryawe urakoze Yesu, amen, amen. Haleluya, haleluya, bene data. Yesu Kristo w'i Nazareti ashimwe, ashimwe, uwabambwe, wamennye amaraso ku musaraba twe tukabamburwa, uwo nashimwe. Muri iki gitondo rero nabyutse nsoma Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Numvaga nshaka kubaha nk'inshamake, ko nanjye hariho abantu bagenda banyigisha, ngenda nsoma ibyo bavuze nkarushaho kumenya. Matayo rero ni igitabo nakunze cyane cyane. Igice cyaho cya mbere kivuga amazina y'abasekuruza ba Yesu, uko Yesu nyine yavutse, ngo Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Misiyo yamuzanye nyine yari ukugira ngo amene amaraso, narangiza adukize ibyaha byacu. Abanyabwenge baramya Yesu. Muzi ko kera bagenderaga ku zuba, ukwezi, inyenyeri. Abanyabwenge rero baje kubona inyenyeri. Iyo nyenyeri bayibonye baravuga ati havutse umuntu udasanzwe. Barayikurikira, iragenda ibageza i Betelehemu, aho Yesu yari yavukiye. Nuko baramuramya, bamuha amaturo n'ibihumura neza, bamenya yuko nyine yavutse. Nubwo umwami Herodi we yashakaga yarababeshya ati nimumenya aho yavukiye muze mundebe nanjye njye kumuramya, ariko Yeroma yarababeshyaga, yashakaga kumwica. Ngo Yosefu ahungira muri Egiputa. Ahangaha rero nahasomye, buriya Imana ijya ivugana natwe dusinziriye, turi mu bitotsi. Ikintu cyose urose ntukagire ngo icyo kintu upfuye kukirota, ahubwo haba hari impamvu, haba harimo kubwirwa n'Imana. Nuko ngo Imana imuvugisha asinziriye, iramubwira ngo byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herodi agenza umwana ngo amwice. Herode yaje gushyiraho n'itegeko ryo kwica abana bose b'abahungu bari munsi y'imyaka 2, ariko icyo gihe Yesu we yari yamaze kugenda, kuko Yesu yabaye umuntu 100%, ariko yari n'Imana 100%. Yohana umubatiza yigisha abatiza ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Kubatizwa kwa Yesu, Yesu nawe yarabatijwe. Ngo icyo gihe Yesu ava i Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo
bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yesu kuko ari umuntu nyine yatwerekaga inzira abana b'abantu tuzacamo kugira ngo tubone ijuru. Yarabatijwe ariko ijwi riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ahangaha niho bajya bita ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ariko ujye ukomeza usoma muri Yohana ibyo we yivugiye, ibyo yabwiye abigishwa be, ko yababwiye yuko umubonye ababonye se, mbese baramutukaga ngo arihamya yigira Imana, ariko yari Imana yigize umuntu. Nakomeje ndasoma ahangaho abayehova bajya bahitwaza bavuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Iyo utarasobanukirwa Yesu ngo umumenye neza wumva uwo ari we, nyine nta muntu wamukubwira kuko abamwizera nibo bamuzi, nibo babyumva, nibo agendana nabo akabamenyesha uwo ari we. Rero nawe nkurikirane ndagusaba kugira ngo wumve Yesu Kristo muri wowe, mujye mugendana umenye uwo ari we. Ntago akiri ku musaraba, nta nubwo ari mu ijuru gusa, ahubwo abereye hose icyarimwe, kuko Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ngo Satani ageragezwa, ngo Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yaje kujya gusengera mu butayu, urumva, noneho amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, ariko Satani ntiyamutinye. Noneho ngo abona ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Ariko Yesu nyine ni rya jwi rijya riza rikakongorera ikibi, rikakongorera kutababarira, rikakongorera gukorera mugenzi wawe ikibi. Kandi Yesu yaratubwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko Yesu aha yaranesheje, ariyo migati yanze kuyikora, ibintu byose yanze kubikora, arakomeza nyine. Ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere. Yesu yaragiye atora abigishwa kugira ngo abigishe. Nawe wenda hari ibintu uzi, hari ibyo wumva Yesu yaguhishuriye, ubizi neza nta buryarya, atari ukujya kuvuga ngo ndashaka kumanipira abantu, ndashaka kugira ibyo mbakuramo, ahubwo misiyo ufite ari ukugira ngo abantu bamenye Yesu. Yesu rero nawe yatoye abigishwa be ba mbere, abigisha amategeko. Aha hantu hari ukuntu abantu batwigisha amategeko y'Imana batabanje kukwigisha Yesu. Ntushaka kumenya amategeko y'Imana utazi Yesu, ntushaka kuyubahiriza utumva Yesu uwo ari we. Utaramenya Yesu ngo umenye yuko Yesu atari umwana w'Imana, ahubwo ari Imana yigize umuntu, Imana ari imwe. Utaramenya Yesu uburyo adutegeka amategeko kwatwara mu mitima yacu. Utaramenya Yesu uburyo yatwigishije gusenga, ko gusenga atari biriya tujya mu masinagogi ngo tujye kwigaragaza. Utaramenya Yesu ngo umenye yuko uburyo batanga amaturo ubwo ari bwo, uburyo ushaka kuvuga ati iri turo ndarizanye ariko ikiganza cy'iburyo kiritanze icy'ibumoso ntikibimenye. Utaramenya Yesu, utaramenya yuko nutekerereza mugenzi wawe kibi uba urangije gucumura. Hari uwagikoze, hari n'uwagitekereje. Kugitekereza gusa birahagije ngo uba utaramenya Yesu mu mutima muri we, ngo umugendane umenye. Rero ano mategeko yanditse muri Matayo ibice 5, umbabarire uzayasome kuko hananditse ngo mwumvishe ko abakera babwiye ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Imagine, kuko ni data wa twese, ni data w'ababi n'abeza, ko ngo nta nubwo yaziye abakiranutsi ahubwo yaziye abanyabyaha.
uko kurakara, kandi iyo mbuto yo kutarakara ntushobora kuyigira utarabanza kugira Yesu Kristo muri wowe. Nasomye hano atwigisha gusenga, uko dusenga mu masinagogi, mu nsengero, uko ushaka kuza ukajya muri korari wigaragaza, ariko rero matari ibyo Imana yagusabye,